umubiri wanjye kucyundushya. Sigasira ubuzima, twubake ubuzima buzima. Uziko nzambara undi mubiri. Twisanze mu isi yasibanzwe na Satani, akora no ku mibiri kugira ngo tubihirize ubuzima. Dore turya ibitubura no duhumeka n'umwuka wandujwe, aho twicaye turasinzira. Ko hamwe n'imbaraga y'Imana Umuremyi ikorera mu byo yaremye, tuzabaho. Muri iki gice noneho niki tugiye kwigiraho kidufasha gusigasira ubuzima bwacu. Ikintu tugiye kwiga gikomeye cyitwa umuyenzi. Iyo abantu bagiranye amakimbirane bahamagara abagenzi babo, ni mudufashe, bagahamagara inshuti, bagahamagara imiryango, bagahamagara ni mudufashe gutya na gutya na gutya, bakajya mu nkiko bakagira gute. Ariko ikintu gitangaje, iyo abantu bananiwe ibitekerezo byabo byageze kure, baravuga bati nimureke tujye kuri tere, tugera ahubwo butaka buri. Uravuga ngo nubwo nawe ukavuga ngo nubwawe, tugende tujye kubaza umuyenzi. Iyo bagezeyo, umuyenzi urababwira uti wowe ahawe naha, nawe ahawe naha. Umuyenzi ugakemura amakimbirane muri ubwo buryo, kandi umuyenzi uba utuje, umuyenzi ufite imbaraga y'Imana iwurimo, kuko iyo hagize uwusagarira, ya mbaraga y'Imana irawurwanirira, ya mata ayuwamo. Hari ibintu byinshi twigira ku muyenzi. Tugezaho twebwe abantu tunanirwa gukemura amakimbirane twagiranye, ahubwo tukumva yuko dukwiye kwitabaza umuyenzi. Abantu ntabwo dukwiye kurushwa ubwenge n'umuyenzi. Ntabwo umuyenzi ari igiti kirekire, ntabwo umuyenzi ari igiti gikura ngo usange oya, wibereye aho ngaho kwa kundi mujya muwubona. Twamaze kubivuga, ntuva mu imbaho, nta kindi kintu kidasanzwe wawubazamo, ahubwo umuyenzi wa wibereye aho ngaho utuje. Ugasanga abantu barapfa santimetero 30 z'ubutaka, umwe ati nahanjye, undi ati nahanjye, kugeza naho umwe avuga ati atansuzugura kubera iki, nakwemera nkagurisha n'inka, nakwemera nkatanga n'inzu yanjye nkayigurisha. Ubutaka ni mugenzi wacu, burya tuba tubona bagiye mugenzi wacu, ariko ntabwo twagombye gupfa ubutaka, ahubwo twese tumenye ko twakomotse mu butaka, twamenye uburyo tubusaranganya. Mukirisi tukurikiye iki kiganiro, Yesu ko yemeye gusuzugurwa ari umwami w'abami, agasuzugurwa n'abantu akabyemera. Dusabwa kwicisha bugufi, kandi dufite imbaraga y'Imana muri twebwe, hari amata ari muri twebwe, kugira ngo uzadusagarira ntabwo ari twazaba asagariye, ahubwo azaba asagariye imbaraga y'Imana iri muri twebwe n'izaturwanirira. Tugomba kuba abantu bakemura amakimbirane y'abandi. Kubera iki? Baratubonamo guca bugufi, baratubonamo imbaraga y'Imana, kuko turi abanyamasengesho. Nubwo ducika intege tukaruha, dufite isezerano. Kurikira iki kiganiro ushobora kubonamo icyagufasha. Sigasira ubuzima, twubake ubuzima buzima. Mana yanjye mfashiriza uyu mubiri, utazame muza nkaza buri joro. Reka nongere mbahe ikaze bakunze ibiganiro byacu. Nkuko bisanzwe musanzwe mubimenyereye, mu buryo butandukanye, ari uburyo bw'ibibwirizwa, ari uburyo bw'indirimbo zo guhimbaza Imana, ari n'ubu buryo bw'ibi biganiro twigira ku byaremwe, ku by'Imana yaremye mu budahagarwa bwayo, kugira ngo bidufashe kugira icyo tubyigiraho muri ubu buzima, kandi cyane cyane ibimera bidufashe kubyigiraho mu buryo bwo kutuvura. Si n'ibimera gusa, ahubwo ni buri kintu cyose tugenda tukigiraho. Twigiye ku butaka, twigira ku bigendanye n'amazi, tubona indwara zitandukanye ubutaka buvura, tubona indwara zitandukanye amazi abasha kuba yavura.
uyu munsi rero hari ikintu tugiye kwiga gikomeye, tugiye kwiga gikomeye cyitwa umuyenzi. Umuyenzi mu buzima busanzwe abantu turi ku isi, kandi uko twabonye yuko imanza nyinshi ziri mu nkiko ngo nizigendanye n'ubutaka, nk'uko tubikesha inzobere muri byo. Imanza nyinshi ziriho nizigendanye n'ubutaka, aho twasanze yuko burya natwe dukomoka mu butaka. Umuntu rero aba arimo aburana mugenzi we. Ubutaka ni mugenzi wacu, burya tuba tuburana bagiye mugenzi wacu, ariko ntabwo twagombye gupfa ubutaka, ahubwo twese tumenye ko twakomotse mu butaka, twamenye uburyo tubusaranganya. Buri wese ahubwo mu rukundo akagerageza gutekereza mugenzi we neza, kugira ngo nawe abashe kugira uruhare kuri ubwo butaka. Rero ubutaka abantu bajyana amakimbirane rimwe na rimwe, ibintu bikagera kure, ugasanga abantu barapfa santimetero 30 z'ubutaka, umwe ati nahanjye undi ati nahanjye, kugeza naho umwe avuga ati atansuzugura kubera iki, nakwemera nkagurisha n'inka, nakwemera nkatanga n'inzu yanjye nkayigurisha. Ugasanga atanze ibihumbi magana, atanze miliyoni, uyanga gusuzugurwa. Ariko Yesu se wemeye gusuzugurwa? Mukirisitu ukurikiye iki kiganiro, Yesu ko yemeye gusuzugurwa, ari umwami w'abami, agasuzugurwa n'abantu akabyemera, ariko icyo agambira akakigeraho. Natwe dusabwa guca bugufi. Atansuzugura ubundi se, reka mbabwire, uyu mubiri twambaye ni ubusa, ni itaka, twarabibonye ubushize. Ariko iyo abantu bagiranye amakimbirane bahamagara bagenzi babo, nimudufashe, bagahamagara inshuti, bagahamagara imiryango, bagahamagara nimudufashe gutya na gutya na gutya, bakajya mu nkiko, bakagira gute. Ariko ikintu gitangaje, iyo abantu bananiwe, ibitekerezo byabo byageze kure, baravuga bati nimureke tujye kuri tere, tugere aho ubwo butaka buri. Uravuga ngo n'ubwawe, nawe ukavuga ngo n'ubwawe, tugende tujye kubaza umuyenzi. Tujye kubaza umuyenzi. Iyo bagezeyo, umuyenzi urababwira uti wowe ahawe naha, nawe ahawe naha. Umuyenzi ugakemura amakimbirane muri ubwo buryo, kandi umuyenzi uba utuje, umuyenzi ufite imbaraga y'Imana iwurimo, kuko iyo hagize uwusagarira, ya mbaraga y'Imana irawurwanirira, ya mata ayubamo. Hari ibintu byinshi twigira ku muyenzi, guca bugufi, ndetse tukigira ku muyenzi imbaraga y'Imana ibasha kuturwanira igihe twahisemo guca bugufi, tukigira ku muyenzi gukemura amakimbirane. Ntabwo dukwiye kurushwa rero ubwenge n'umuyenzi, ahubwo twakagombye kwigira kuri icyo cyaremwe, kugira ngo twebwe nk'abahawe ubwenge bwo kubitegeka ibyaremwe, twe kurusha ubwenge nabyo, ahubwo ubudahangarwa bw'Imana bukomeze kubana natwe. Abantu ntabwo dukwiye kurushwa ubwenge n'umuyenzi, ntabwo abantu dukwiye kurushwa ubwenge n'amabuye, amafaranga. Ntabwo abantu dukwiye gutegekwa n'inyamaswa. Usanga rero ibintu bitandukanye bimaze guhindura abantu ukundi kuntu, nkaho twakamenye ko turi abatware, ahubwo ibintu nibyo bigiye kujya bidutwara. Koko tugezaho twebwe abantu tunanirwa gukemura amakimbirane twagiranye, ahubwo tukumva yuko dukwiye kwitabaza umuyenzi. Ariko umuyenzi turawigiraho ibintu bikomeye. Usabwa kubaho utuje. Ntabwo umuyenzi ari igiti kirekire, ntabwo umuyenzi ari igiti gikura ngo usange oya, wibereye aho ngaho kwa kundi mujya muwubona. Twamaze kubivuga, ntuva mu imbaho, nta kindi kintu kidasanzwe wawubazamo, ahubwo umuyenzi wibereye aho ngaho utuje. Abantu tukareba gukemura amakimbirane twagiranye, tugahitamo kujya kwifashisha umuyenzi, akaba ari udukemurira amakimbirane.
imbaraga y'Imana nibane natwe, kuko aho abantu tugeze ni kure keretse uwisunga imbaraga y'ijuru kugira ngo abe ariyo ibasha kumufasha muri ibi bihe, naho ubundi turagowe kandi turaruhijwe. Usanga abantu benshi dusoma Bibiliya twitwa ba Kirisito tutabasha gusoma ngo nyuma yo gusoma twige. Hari ugusoma, hari no kwiga. Abenshi rero turasoma gusa ariko ntabwo twicara ngo twige. Kwiga rero ni ugutekereza, gatekereza ku byo umaze gusoma. Kibazo utari ku ibintu ndimo nsoma ni iki bibasha kunyigisha, bishaka kunyigisha. Ubu twamaze kwishyiramo yuko ibintu twiga, ibintu dusoma ari tubyerekeza ku bandi. Kumva yuko niba ari ibintu usomye bigendanye n'imivumo, bigendanye hari abo bireba hirya, wowe ubasha kuba utabonekamo, ariko wasoma ibigendanye n'imigisha, Imana ishimwe, yanyeretse amagambo meza cyane. Ni ukwitonda. Ntabwo ibyo dusoma ari ibigendanye n'abandi bo hirya by'imivumo, ahubwo ibyo dusoma nitwe bigirira umumaro. Wowe jyewe ndimo kubyiga ninjye bigirira umumaro. Abantu benshi tumeze nka Miriyamu, agamba aba yatumaze tuvuga ibi bya bagenzi bacu, ariko igihe tubivuga ibi bya bagenzi bacu tujye tunibaza n'umwanzuro tugomba gufata nyuma y'ibyo bintu, yo kuvuga ibyo bintu. Kuko abantu benshi tumaze kumenyera kubwirwa amagambo y'ibi bagenzi bacu badukorera. Mu gatabo k'icyumweru cyo gusenga ka 2017 ku ipaje ya mbere hari amagambo avuga ngo uzi ko Satani ashobora kukuzanira umuntu w'inshuti yawe ukubwira ibi mugenzi wawe agukorera. Mu busanzwe uwo muntu tumufata nk'aho ari umuntu mwiza, uje kukubwira ibi mugenzi wawe agukorera. Ariko ngo abazanywe na Satani kubera iki? Baranditse ngo bene uwo ntaho ataniye no gushyisha muri gereza, ngo kubera ko aguteye kwangana, urwo rwangano rutari rukurimo rukazakubuza ijuru. Ruraho witurije, umuntu araje aje kukubwira ibi mugenzi wawe gukorera, noneho utangiye kugira ikibazo mu mutwe, utangiye kumurakarira. Rimwe na rimwe si umuntu yamubeshyeraga, dore ko muri iyi minsi Satani yahagurukije abantu bashyiramo umunyu, akantu gatoya abantu batumvikanyeho, Satani agahagurutsa abantu bagakaremereza, kagahinduka ikintu kimeze nk'umusozi. Miriyamu rero yarahagurutse yitegereza Mose, yavaga indimwe. Miriyamu rero yavaga indimwe, yari mushiki. Miriyamu rero yari mushiki wa Mose na Aroni, ari abavandimwe batatu. Noneho rero impamvu Bibiliya ishaka kutwigishiriza ku bavandimwe nuko natwe turi abavandimwe. Mose niwe wari mukuru, yari umuyobozi. Burya nitujya kuvuga abayobozi tujye tunitonda. Yari umuyobozi. Noneho ajya gushaka mu banyamahanga, arongora umunyetiyopiyakazi, kandi Imana yarabujije gushaka mu banyamahanga. Bibaho ngaho, Miriyamu arabyitegereza, arangije abwira Aroni ati ngwino, aramwihererana kwa kundi tujya tubigenza natwe. Buriya Mose, buriya se yakoze biriya iby'Imana yabuzanije kubera iki? Rangiza ngo niwe ngo nizabayobozi da, buriya ngo ni umuyobozi wacu, ibi ni ngo yari mare mu mutima mubi muri Aroni kugira ngo afatanye kwanga Mose. Igihe umuntu aje kukubwira ibintu ku muntu wundi mugenzi wawe, ni ukwitonda, kuko ashobora kuba ari intumwa ya Satani iri mu rwango muri wowe. Yego naza kubikubwira, tuza umutega amatwi. Baravuze ngo muri ako gatabo baravuga ngo igikwiriye nuko wabwira uwo nguje kukubwira ibyo bintu, mukajya inama, akakugira inama y'icyo mwakora kugira ngo uwo muntu arimo akubwira mubi abashe gukira ubwo bubi bwe. Kandi reka mbabwize ukuri, ukubwira ibyo bintu n'umubwira ute none tubigenze gute? Tumusange se?
tugiye kumubaza ibi bintu tumusengere se azabatereka dahati mbikubwiye ngira ngo reka da atazagira ngo ninjye bikomotseho reka oya ngiye nakuburiraga nakubwiraga ibi ni uzamenye ko ari intumwa ya Satani. Miriyamu yihererana Aroni amubwira ibintu nk'ibyo, arangije Imana irareba isanga abibye ikintu kitari kiza muri Aroni. Icyo bakagombye kuba barakoze batakoze, Imana niki yakoze yesi bahuriza imbere y'umuryango w'ihema ry'ibonaniro uko ari batatu: uwavuze, uwabwiwe n'uwavuzwe. Uwavuzwe ni Mose, uwavuze ni Miriyamu, uwabwirwaga na Aroni. Irabahuza. Miriyamu, subira mu magambo wavuze. Ntabwo nzi uko yitwaye ariko ni nka kwa kundi nawe wakwitwara. Ako mu kantu tangira kurya iminwa. Ako kanya Imana kugira ngo igire ikigaragaza ubudahangarwa bwayo, hari ibintu Imana igiye kugikora kugira ngo icyahe, irangije ihita imuteza ibibembe. Reka mbabwire, umuntu w'Imana, wowe uvugwa amagambo kandi bikamenyekana yuko wavuzwe, nta kintu kigomba guhagarara mu ntekerezo zawe ngo bakuvuze. Utekereza ko abantu bafite iminwa muvande? Abantu bafite iminwa kandi bagomba kuyivugisha. Ahubwo ugira urushaho gutekereza ubuti, niba abantu bavuga bafite iminwa bakaba bayivugisha ibintu bidahuye, bayivugisha ibintu bitari byiza, babeshyirana, bahwihwisa, bagira bate, bagambana, uwanjye nguvugisha iki? Ngaho ho umwanzuro ukwiye kuza ugusha. Uwanjye nguvugisha iki? Ese nguvugisha iby'amahoro? Ese nguvugisha iby'urukundo? Ese nguvugisha iki? Ivuga butumwa kugira ngo abandi bakire, abandi bamererwe neza. Umunwa wanjye nguvugisha iki? Hari imyitwarire tugiye kwigira kuri Mose nanone. Mose ntabwo yavuze ngo awa, ubundi mwamvugaga mwiki, muhagarare mwumve. Wamvugaga kubera iki? Hagarara uhure n'igihano cy'Imana. Ntabwo ari uko Mose yitwaye. Ahubwo Mose nk'umuntu w'Imana ufite urukundo, yamenye ko uwo mwuka wadutse kuri Miriyamu atari we ubwe wawiteye, ahubwo ari abadayimoni, n'ingabo z'umwijima, ni Satani wabiteye. Mose aramusabira kuwiteka, aravuga ati, Mana ndagusabye ye kumera nk'igihwereye. Uwiteka arategeka ati, ndakumviye, ariko mukingirane inyuma y'ingando iminsi 7. Buriya mu rugendo rw'Abisirayeli mu butayu, Miriyamu yabakerejeho iminsi 7. Icyo nashaka kubigisha rero ni iki? Icyo nashaka kubibutsa, nagiye ngo twigire ku muyenzi. Muyenzi we kuturusha ubwenge. Usange twebwe abantu tujyana amakimbirane, turahwihwisa, turagira gute? Umuyenzi ntuhwihwisa. Umuyenzi uba ucishije makeya. Nabivuze nongera mbisubiremo, abarambagiza ibiti byo kubazwa ntabwo bashobora ku intekerezo zabo ntizishobora kuberekeza ku muyenzi. Oya, ucishije make ntabwo bashobora no kuwutekereza, ariko ukora ibikorwa bikomeye. Nubwo uba witurije wibereye aho ngaho ucishije make, kuwanduranyaho ni ikibazo. Iwanduranijeho ugashaka kuwukubita inkoni uko wiboneye, hari ubudahangarwa Imana yashyize muri wo ubasha kuwurwanirira. Ya mata yawe burya ahita ajya mu maso, yajya mu maso ugatangira ugashakisha uburyo burya n'uba wawanduranijeho. Rero umuyenzi we kuturusha ubwenge. Natwe nidutuza ntitwishyire hejuru tukaba ducishije make, abatwanduranya hose twe bazaba barwanya, ahubwo tuzabarega ku Mana. Imana hari ubudahangarwa twebwe yiteguye kudushyiramo kugira ngo abaturwanya, abaduhagurukira babashe kubona ingaruka z'ibyo barimo. Rero dukwiye kuba
mu biganza by'Imana, tukemerera Imana gucishwa bugufi nk'uko umuyenzi turi kuwigiraho. Ikindi cya kabiri twigira ku muyenzi, igihe tuzaducishijwe bugufi, burya inturusu ntabwo ari ikemura amakimbirane y'abantu ngo bayitere mu rubibi. Oya, ntabwo avoka bayitera mu rubibi. Buri kimwe cyose gifite icyo twakigiraho ukwacyo, kuko buri kimwe ni icyigiro. Ariko uyu munsi wa none turigira ku muyenzi. Umuyenzi uciye bugufi, ucishije bugufi, ni igiti abantu barambagiza imbaho badashobora kwegera, yewe n'ibitekerezo byabo ntabwo bishobora kuberekeza ku muyenzi ngo bajye gushakira imbaho ku muyenzi. Umuyenzi ngo ube ari igiti bacamo ingeri bakibaze, bagikoremo imbaho, bakoremo inzugi n'ameza n'utubati n'ibindi bikoresho, ibitanda n'ibiki byose. Oya, ahubwo umuyenzi wawe wibereye hariya. Ntabwo mu rubibi abantu bashyiramo inturusu, ntabwo uzasanga inturusu mu rubibi, ntabwo uzasanga avoka mu rubibi, ntabwo uzasanga ipera mu rubibi. Nubwo buri giti cyose hari ikintu tukigiraho, ariko uyu munsi turigira ku muyenzi mu gukemura amakimbirane. Dusabwa kwicisha bugufi kandi dufite imbaraga y'Imana muri twebwe, hari amata ari muri twebwe, kugira ngo uzadusagarira ntabwo ari twazaba asagariye, ahubwo azaba asagariye imbaraga y'Imana iri muri twebwe n'izaturwanirira. Niyo mpamvu nta bintu byinshi tuzishyira mu mutwe. Oya, tugomba kuba abantu bakemura amakimbirane y'abandi. Kubera iki? Baratubonamo guca bugufi, baratubonamo imbaraga y'Imana kuko turi abanyamasengesho, kandi baratubonamo abantu bakemura amakimbirane. Umugabo n'umugore bazajyana amakimbirane mu muryango, ujye kumva muri telefone iraguhamagaye, hari ikibazo mwadufasha hano gukemura. Turabakeneye kugira ngo mutugire inama, kuko bazaba kuza ubujyanama. Nitugera ku bintu by'imiryango nabyo tuzabivugaho, ariko ibyo bintu ntabwo dukwiye kubirushwa n'umuyenzi, ahubwo byagombye kuranga twebwe abantu. Imbaraga y'Imana rero nikomeze ibane natwe, ubudahangarwa bw'ishobora byose nibukomeze bubane natwe. Muri iki kiganiro mwari kumwe na Niyodusenga Samuel. Dusenga Imana. Mana dusenga mubyeyi wacu nyiricyubahiro, uyu muyenzi tuwigireho ibintu byinshi: guca bugufi, guhorana nawe tukwambaza igihe cyose kugira imbaraga bigaragarire muri twebwe, no gukemura amakimbirane kuri bagenzi bacu. Ihesha icyubahiro kuri buri muntu wese wumvisha iki kiganiro, kugira ngo twe kurushwa ubwenge n'umuyenzi, ahubwo turushaho kugira ubwenge buruta ubw'umuyenzi. Imbaraga yawe nikomeze kutwigaragariza mu izina rya Yesu. Amen.